n'ikoranabuhanga rigenda ryaguka mu nzego zose. Iyo wumvise ijambo ATM ntabwo ari rishya mu matwi yawe, kuko benshi turayikoresha cyane mu kubitsa no kubikuza amafaranga. Ubundi ATM ni impine y'amagambo automated teller machine, mashine y'ikoranabuhanga ya banki ifasha abakiriya kuba bagira ibyibanze bakora ku makonti yabo bifashishije nyine iyo mashini. Mu Rwanda rero ni abantu benshi barayizi cyane, ya mu mabanki cyangwa n'ibindi bigo by'imari, ndetse udafite konti nawe buriya ngashobora kuba yarumvise abandi bayivuga, uretse ko n'izidasaba hari ATM rwose zidasaba kuba ufite n'iriya karita, bitewe n'ikoranabuhanga nyine ikoranye nayo. ATM rero mu magambo arambuye nk'uko nabikubwiye, ni automated teller machine, ni icyuma cy'itumanaho gifasha abantu kubona serivisi z'imari, cyane cyane kubikuza no kwishyura hatabaye guhura n'umukozi wa banki. Mu gihe ATM ya mbere yatangiye gukoreshwa mu mwaka w'1963 muri banki yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Rwanda ho ATM yatangiye gukoreshwa mu myaka y'ibihumbi 2000, aho imikorere yazo yagenzurwaga na sosiyete yitwa Sintel, yaje guhinduka R-Switch. Aba rero ubwoko butatu bwa ATM burimo iyo bita NCL, iyo bita D-board, ndetse n'izitwa WinCall. Zose uzajya ubona byanditseho. Nibwo rero bukoreshwa hano mu Rwanda. Impuzandengo y'igiciro cy'imashini imwe kikaba kiri hagati y'ibihumbi, mashini imwe 23 na 25 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo ni hejuru, nawe urabyumva, amamiliyoni arimo. Ubwo ni hejuru ya miliyoni za hafi 30 aho ngaho, utabaremo kuyigeza mu gihugu no kuyubakira. Ese amafaranga agera ku muntu byaciye mu yihe nzira? ATM mashine zifite uruhare runini mu kwihutisha serivisi z'amabanki ndetse n'ibigo by'imari, kuko zigabanya imirongo n'amasaha yo gutegereza. Ikindi kandi ushobora no kujya kubikuza cyangwa kubitsa isaha iyo ari yo yose. Hari ibibazo rero by'amatsiko abantu batandukanye bibaza ku mikorere ya ATM, harimo nk'uburyo amafaranga ava kuri konti, impamvu idapfa kwibeshya, ikibabwira ko amafaranga yashize, uburyo ikarita ikorana n'icyuma, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye nyine nk'uko abanga mu by'ikoranabuhanga rero bagenda babisobanura. Nk'uko twabibonye, ATM igizwe n'ibice bitandukanye binatuma amakuru ahererekanywa hagati ya banki n'urwego rugenzura imikorere y'iki cyuma kugira ngo umukiriya abone serivisi yihuta. ATM ifite igice kigaragarira amaso kiriho ahashyirwa ikarita, ahasohokera amafaranga, ahashobora gushyirwa amafaranga wifuza kubitsa, ahandikwa ni ukuvuga ni keyboard cyangwa clavier, ahiyandika amabwiriza uba ugomba gukurikiza, ubwo ni screen cyangwa se ecran, n'umwanya usohokeramo inyemezabwishyu receipt. Igice cy'imbere kirimo kigizwe n'udusanduku dushyirwamo amafaranga n'ibindi bituma icyuma kibasha gukora. Kugira ngo ushobore kubikuza amafaranga wifashishije ATM, bigusaba kuba ufite ikarita yabugenewe yitwa ATM card, ibiriho amakuru atandukanye akwerekeyeho kugira ngo icyuma kiyakire. Bikaba bisaba umubare w'ibanga. Abahanga rero bakomeza bavuga ko ikintu cy'ingenzi gikorwa kuri ATM kijyana n'amakuru ari ku ikarita, byose nyine babijyana. Ikarita rero ukoresha mu kubikuza iba ifite umwirondoro, nimero ya konti, banki yawe, umubare w'amafaranga ufite n'umubare w'ibanga. Ishyize ikarita muri ATM rero ibanza gusoma ibiriho ikoresheje ikoranabuhanga, ubundi ikihutira kukubaza umubare w'ibanga kugira ngo imenye neza ko uri nyiri kuyikoresha, ko kuyikoresha ari we nyirayo koko. Iyo rero umaze kuwushyiramo, ihita itangira kukubaza ibindi bitandukanye birimo ibyo wifuza gukora n'ibindi. Aya makuru atandukanye uba warashyize abari ku ikarita aherekanywa hagati y'ikigo nka R-Switch, ubwo ndataka urugero rw'u Rwanda, cyangwa n'ibindi bigo bisa nk'ibikora nkayo n'amabanki, kugira ngo hagenzurwe niba ibyo uvuga ari byo koko. Ubundi rero ugahabwa amafaranga wifuza. Mu Rwanda ATM nyinshi ntizemerera, ubundi ku 200, ariko ukaba wabikora n'izindi nshuro
cy'amafaranga nyine ahangaha ni mu rwego rw'umutekano. Iyo uri kubikuza ari kuri ATM itari ya banki ufitemo konti, ikigo gishinzwe kugenzura imikorere y'icyo cyuma gitanga raporo kugira ngo banki yawe yishyure ayo mafaranga wahawe. Muri uku guhererekanya rero amakuru niho hazamo kuba umuntu yishyuzwa amafaranga runaka. Kubitsa ukoresheje ATM nabyo birakorwa. Ubigenza ute rero? Ufata ku cyuma ariko nacyo nyine gifite ubwo buryo, kuko hari igihe usanga ibyuma bidafite ubwo buryo, ariko ibyinshi barabyiye babivugurura, uburyo burashoboka. Ufata amafaranga ukayashyira mu ibahasha cyangwa se envelope, ubundi ukayashyira ahabugenewe bitewe n'icyuma uri gukoresha, kuko byose bidatanga iyi serivisi nk'uko nabikubwiraga. Ibi ariko abantu benshi barabitinya kuko baba batizeye umutekano w'amafaranga yabo, kwa gutinya kwacu. Ikindi kibazo abantu mukunda kwibaza, ese kuki ATM idapfa kwibeshya mu kubara? Nkuko twagenda mbibabwira, imbere muri ATM harimo udusanduku dutandukanye dushyirwamo inote, ku buryo inote y'5,000 idashobora kwivanga n'2,000 cyangwa se n'1,000. Aba bahanga bakomeza bavuga ko iyi ni nayo mpamvu ituma ni gake cyane, bikubiye gake kugira ngo ATM ishobora kuba yakwibeshya. Nk'igihe ugiye kubikuza 1,000 yenda nk'ijana, ibe yayaguha aburamo inoti imwe cyangwa se arenga, bitewe n'umubare wayo. Rero wayo ushaka igenda ifata muri buri gasanduku, ni handi bumva ibintu bimeze nk'ibyihondahonda. Biramutse rero bibaye ko uhabwa amafaranga atuzuye, kimwe n'igihe wabikuje ukabibona ko yavuye kuri konti ariko icyuma ntikiyaguhe, wihutira kubimenyesha banki ikabikimura bitarenze amasaha 28. Kurenga bishobora guterwa na serivisi mbi cyangwa se ibindi bibazo biri muri banki, kuko nk'ibi bigo biba bigenzuriza ATM zo ziba zamaze gutanga raporo y'uko ikibazo giteye. Ni abantu benshi kandi wagiye wumva bavuga ko ikarita yabo icyuma cyayimize, niyo mvuga ikoreshwa. Aha rero abahanga bavuga ko biterwa n'impamvu zinyuranye zirimo kwibeshya umubare w'ibanga inshuro nyinshi, kuko ni mu rwego rw'umutekano bahita bakeka ko nyine kitagikeka ko iyo karita atari iyawe. Ni gute ubundi wibeshya ku ikarita yawe umubare w'ibanga inshuro nyinshi? Cyangwa se akaba ari ikibazo cya ATM ubwayo, kuko rero iba yaguyemo imbere, bimenyesha banki yashyizeho icyo cyuma igafungura bakayigukuriramo. Uhita wegera nyine iyo banki iri aho ngaho kiri, kuko akenshi ATM iba yegeranye na banki iri aho hafi, bose bayigukuriramo. The ATM is out of service. Ubu nibwo butumwa bukunze kugaragara ku byuma bwerekana ko kitari gukora. Kuri iki ngiki abahanga bavuga ko mu bijyanye n'imikorere y'ibi byuma, buri banki yagakwiye kugena ubutumwa bwihariye bugaragaza ikibazo cyabaye, kuko hari n'ubwo hiyandikamo kuriya kandi ari amafaranga aba yashizemo cyangwa se byaturutse ku miyoboro ya internet. Buranga iyo amafaranga agiye gushira muri ATM, banki zihabwa ubutumwa buzimenyesha ko ari make kugira ngo zihutire gushyiramo ayandi. Ikindi kirushaho kwibaza, ese amafaranga ari muri ATM ashobora kwibwa? Abahanga bavuga ko muri mikorere y'ibi byuma bavuga ko amafaranga ari muri ATM aba afite umutekano, kuko imeze nk'umutamenwa, ku buryo kuyifunga hakoreshwa uburyo butandukanye kandi bwizewe. Kugira ngo umuntu yiba amafaranga ari muri ATM, ngo bisaba guterura iki cyuma cyose. Igikorwa ubwacyo kitoroshye, kuko akenshi ziba zubakiye mu gikuta, ndetse no gufungura umutamenwa bigatwara igihe kitari gito. Ubujura bukunze nko gukorwa no bwiba amakuru ari ku ikarita, ubundi hagakorwa indi isa nayo. Ibi ngibi mu ikoranabuhanga babyita cloning. Ibi rero bigerwaho hifashishwa kuma gafata amashusho, kamera, cyangwa se akandi gakoresho gashyirwa mu mwanya ujyamo ikarita. Bakomeza bavuga ko niyo mpamvu mbere yo gukoresha ATM ugomba kubanza kureba niba nta kamera idasanzwe irimo, ndetse niyashyizwemo na banki itari ahantu ibasha gufata amakuru ari ku ikarita nayo uri gushyira mu cyuma nka password yawe n'ibindi. Nanone ikindi abantu bajya bimwibaza, amakarita akoreshwa muri ATM atandukanira he? Nko mu Rwanda ubwoko butandukanye bw'amakarita akoreshwa muri ATM machine, ariko azwi cyane ni nka Smart Cash, Mastercard, Visa Card, Maestro. Bavuga ko kandi urebye yose akora kimwe, itandukaniro rikaba
riri mu mafaranga zigura ndetse n'ahantu zishobora gukoreshwa haba imbere mu gihugu cyangwa se hanze yacyo. Banakomeza bavuga ko banki ishishikariza kubanza gusobanurira buri muntu wese wifuza ikarita kugira ngo hitiremo imunogeye bitewe n'icyo akeneye. Yesu uracyari kumwe nanjye guta